izindi Ese ngereka mubaze nkakuno mukundana wenda mubanye mutarabikora mukagera mu rugo gasanga nabyaze mwakomeza mukabana cyangwa batabivamo nyine ukigendera niho yatwabana ahubwo noneho tugashaka nyine uburyo abimenye nese koko ngiye muri bisimbuka ikibazo ko kuri isugi irabeshya ikibazo rero mutagiye kutubeshya ntabwo wagira nyine ahungana gutya ndi gukubona uri isugi no kuri ndeyo cyangwa uzaze kwese ako sobwo weseye ntabwo naba nkiriyo cyangwa uza muri kubeshya pe ibaza umuntu angana gutya ari kuri ntabwo bibona uretse ko kiba ari kubeshya niyo wabintera mu rushanwa nanjye niyo wagira gute bazaza kwese nanjye nyine ubwo ngubwo ndategereje uri kumva nusanga atariyo bizagenda gute ari isugi okay Derek ku munsi wa mbere nusanga ntariyo bizagenda gute nyine uhura na Oruga uri kumva banza umbwire nusanga ntariyo bizagenda gute nusanga utariyo sinzi wamugana bizagenda bite ubwo wamukatira nese yarabikubwiye nyine ugasanga atari urumva ataba yarakubeye ikintu gikomeye Yeah, what's up my people? Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko rema kibatije ubuzima. Tubashe utangiye kwayura. Turabashimiye mwebwe mwako subscribe ndetse n'abatarakora subscribe, turagira ngo mukore subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Umunsi rero turi kumwe n'umuryango mwiza, turi kumwe n'umuryango mugari mwese mukunda, turi kumwe n'umuryango witwa Derek Family. Rero turabakiriye. Hari na Ruga TV show. Mwamaze kwicamo ibice. Oya nakubwa nawe no mutungo w'umuryango. Rero turabakiriye. Tugiye kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ku bakunzi babo, ku bantu babakunda, nizere yuko iki kiganiro muri bukireye mukakirangiza. Reka menararisa suhuza abantu bacu. Hi guys, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza n'abatameze neza Imana irabigenza neza. Intro yanjye nyumva nyundi muntu. Uyu munsi twagiye gusura famille ya Derek. Tugiye kuganira nabo twumva ukuntu bimeze, batugira inama nk'abantu hari ikintu baturusha. Dukina amagame, turusha ibintu byinshi. Urugero ese murakundana cyangwa muri umugore n'umugabo? Komanda turi couple. Ubuse musabije iki? Oya tubanze tumenye natwe tugiye kuganira n'abandi. Muri umugore n'umugabo, muri abakunzi, muri abafiance, muri mu kuyetape. Turi abaki? Turi abakunzi. Muri make ni muragera no kuri fiance basi. Oya ubwo turi kuri fiance. Muracyari guteretana. Turenda kurongorana. Fiance se babandi bambikanye impeta. Muracyari nyine girlfriend na boyfriend. Na girlfriend. Murabana se? Murarenze ujya he? Kwenda kubana. Ntabwo murabana. Uba mu rugo. Mbaye muri gato yanjye. Ntabwo muri gato. Mwese nta numwe ubana n'ababyeyi. Cyo bintu mubireke. Ni mubane. Kwangiza amafaranga. Muri kwangiza umutungo w'umuryango w'ejo hazaza. Muri kwangiza umutungo w'urugo. Uziko ngewe umunsi wa mbere mbana na Oruga twese tubana mu nzu. Yego. Tukibonana. Mukibonanya se? Umunsi wa mbere. Tugikunda. Twaraye tubanye mu nzu. Mumenyaniye herero. Nyine kwakunda uvuga ngo umenyanye n'umuntu ku munsi wa mbere. Twase tubana mu nzu. Nta nundi munsi ukurikiyeho. Bakagenda. Mujya kubana nk'umugore n'umugabo? Cyane. Oya yaje nk'inshuti. Nyuma turakunda. Birangira mbaye n'umugore. Ase Oruga wumva gumeze gute? None mwebwe murakundana umwabukwe. Reka Oruga ku basore ntari. Urukumva Oruga tubwire ukuntu nyine yiyumvaga. Umenyanye n'umuntu umunsi umwe wisuba umugore we. Nari inshuti ye nubwo tutaranaryaman. Nari inshuti ye
nawe ari inshuti yanjye biri aho ngaho nyine ahubwo uko iminsi yagiye igenda nibwo twagiye dukundana igihe kiragera turanaryamana igihe kiragera turi umugore n'umugabo n'ubundi mwaryamanye muri umugore n'umugabo dukundana nyine ari boyfriend wanjye nanjye ndi tuvuge ko mwe mutarabikora ibyo bintu ibyo bintu biramagira uvugisha ukuri mumaranye igihe kingana ute twariganye mukaba mutararyamana ntabwo muzabana kubera iki murabeshye niba koko ibintu muvuze ari byo arasimoteri mvuze ibintu biri reality njye sintera umwaka abantu bakundana urwo rukundo birangira iteka uzi ukuntu biba bimeze abajya ahandi oya si nicyo bashobora no kuba bose birinda ariko abantu bakundana izo nkundo zimeze gutyo birangira batabanye abenshi nabonye nk'urugero nkanjye uri kumva kakantu bishyirishamo ni agapira washyizemo agapira nishyirishijemo akantu abagabo bagashyiramo bagashyiramo nese niba bagashyizemo bibabuza gushaka none se reka nkubaze abagabo bashyiramo agapira none se iyo ugashyizemo bituma udashaka ibintu naguze akantu se bashyiramo umuntu naguze akantu bashyiramo umuntu kuko adashaka ibintu aho ngaho uraturanye yego none se ako kantu ugahagarika uretse kugira ngo umugabo ashake ibintu bituruka mu mutwe ntabwo ako kantu bagushyiramo kagahagarika nyine imitsi y'ubwonko ubwo kahagarika imisemburo shaka idi mu musengero afite ubwonko bwo bagusuzuma hakiri kare ubu niwambwira ngo ngewe niwambwira ukamoroga ukambwira ngo twigire mu cyumba nta bibazo ikintu sinabyiza tugende iyo njye kukurebera urugendo nsuzumire umusemburo wawe uhagurutse abagabo uri hejuru bikaba ngombwa yuko umagurutsa nk'uko wahagurukije Derek umunsi kandi udahaguruka none se koko nk'uko njya mbibona icyumba cy'isugi koko ni uri sugi sibyo rero kubabwira icyumba tureka ibintu byo kubeshya icyumba cy'isugi ahantu cy'isugi igitekerezo cyavuye rero ku cyumba cy'isugi uri kumva nyine uyu mukobwa ntarama ahora ambwira yuko ari isugi uri kubyumva noneho ubona nyine ko dukina nagiye kumusura nta mwaka akagira ute akanyima uri kumva ubwo nyine nanjye ubwo ndategereje ariko nyine hari ukuntu uba ukundana n'umuntu ariko urumva tumaze imyaka 2 uri kumva nako sindamufatana n'undi muhungu sindamubona wenda ariko hari ukuntu umuntu ubona yo uruga nagiye wigeze ubona ari nko kuguca inyuma cyangwa ari gushaka ibintu byo kuguca ntabwo muraserera umuntu impamvu nyine ntarabimubonyeho ni uko ibyo yabagombaga gukenera nk'umugore byose narabikoraga bose ko baba bari abantu ntabwo icyo gihe bitandukanye nakubwiye ko twebwe ibyo twabigiyemo tugitangira gukundana kuko urumva ubu ngubu tuvugana ntabwo uyu azi icyiza cyawe nta nubwo azi ikibi cyawe unateye ubwoba umunsi umwe ukahita urasa umuntu yasibye none se ubu nkaba kubajenga icyiza cya boyfriend wavuga ko ari iki byiza ni bigombera kugira gusa gukora ibintu nk'urugero uvuge ngo icyiza cye ni iki icyiza cyiwe n'agajarajara imana izindi mbese ngereka mubaze nka kuno mukundana wenda mubanye mutarabikora mukagera mu rugo ugasanga ntabyazi mwakomeza mukabana cyangwa batabivamo nyine ukigendera twabana ahubwo noneho tugashaka nyine uburyo abimenye neze koko ngewe muri bisimbuka ikibazo ko kuri isugi urabeshya ikibazo rero mutagiye kutubeshya ntabwo wagira nyine ahungana gutya ndi gukubona uri isugi ni ukuri ndeyo cyangwa uzaze kwese ariko se ubwo weseye ntabwo naba nkiriyo cyangwa muri kubeshya pe ibaza umuntu angana gutya ari ntabwo bibaho ese kuki bari kubeshya niyo wabintera mu rushanwa nanjye niyo wagira gute bazaza kwese nanjye nyine ubwo ngubwo ndategereje uri kumva nyine usanga atariyo bizagenda gutya ari isugi okay Derek ku munsi wa mbere nusanga ntariyo bizagenda gute nyine uhura na uruga uri kumva banza umbwire nusanga ntariyo bizagenda gute nusanga utariyo sinzi
wamugana ubu bizagenda bite ubwo wamukatira nese yarabikubwiye nyine ugasanga atari irumva ataba yarakubeye ikintu gikomeye urambwiye imyaka tumaranye uri isugi nsanze utariyo ubundi se uzi ko ureba isugi ukayimenya n'itari wabibwirwa ni ego isugi irigaragaza se gute iyo ubikoze kubera ko hakundi itigira se ubwo se yabipanze agashyiramo nk'agashashi aba ari ikirara oya ndetse ukuntu ntabwo byakunda wapi ntabwo babitegura ukuntu yinjira se ntabwo byumva kwinjira uburyo ari guseka nawe ntabwo ari guseka nk'umuntu w'isugi nase masugi afite inseko ibyo bintu yayo yisubiseka nta manzi iri hano nta n'isugi iri hano tugende kubabaza kuko muri kubeshyana n'umuri kuvugisha ukuri uru ntabwo turi kubeshya ntabwo twakubeshya ibyo bintu uyu muntu ngo ni isugi ntabwo bibaho nubwo wafata nawe ntabwo uri imanzi ukarunera ntabwo nabyemera oya ntabwo byashoboka neva natinyaga abakobwa kuva kera indaya mbaya ntabwo nkomeze bibaho bwira ibintu byo kubaza Derek reka dukomeze ubuhuye na baracyagira Derek isoni oya nta soni twebwe tugira ubuhuye na Derek muba murabanye uri kumva umunsi wa mbere ase ubundi Derek nawe rero hari ibintu nari kumva nese wari ufite ibintu ku buryo nyine ufite inzu ubamo ufite ibikoresho byo mu nzu byose gutyo maze buriya njye nari mfite ahantu mba hanini kandi ese ko nabaga mu nzu nishyura nk'ibihumbi 400 ku kwezi ari inzu nziza cyane twamenyanye iki gikobwa ndi n'igikiri utareba ibi ngibi ndi ikibosi kabisa ntabwo ari amafaranga kuko nawe yari ahagaze neza mu buryo bw'ibiceri ariko njye duhura njye nawe nari mpagaze neza mu buryo bw'amafaranga ku buryo nyine nta n'umukobwa muri icyo gihe nawe wari kunkatira nawe arabizi nawe urabizi kigira nari ndi ku buryo bw'amafaranga namubabariye nkamwemera mvuko nahise mbabarira iki se wambabariye ibiki nyine wenda wahuye na Derek uri kumva hari abandi baji bagutereta hari ubwo ari wenyine waguteretaga umva sha urabaza nahuye nawe ndi singo wahuye nawe uri singo abahungu bari barambabaje urebye nyine we yaje nyine anyomora ibikomere niyo mpamvu nahise mwemera ubwo se ntabwo ujya wibuka abo bandi kandi bari barambabaje ubwo se njye nakibuka umuntu wambabaje reka yari kumwibuka miki uba ugomba nyine iyo umuntu yakubabaje aba yarakubabaje sibyo rero iyo uhuye n'umuntu ugushimisha ugomba kwishima ntabwo usubira inyuma ngo ujye kureba ko akababaje uhuye n'undi ugushimisha cyane kurenza Derek ubu ngubu aho bigeze nawe aho bigeze nawe cyane ko nta n'undi njya ntekereza hari igihe yaza sha ese yaza yambaye iki ese ubwo yaza ameze ko mwiyizi murasengeye oya shange si uko ne wenda we wahura nawe ariko njye ntawe nahura nawe usibye ko njyewe ubundi ahantu nanyuze nta wundi muntu ujya uhanyura yego kuri iyi si baranzi ni nka rogo yanjye oya uzabaza abantu bose ahantu nanyuze nta wundi muntu ugize gutyo kanyura muri iyi sugi yanjye ni rusinsibiranye ubwo nyine ugiyemo sha umenya ko wahita urara mutandukanye mbega jya utanga ubuhamya mwana w'ububizi nta wundi muntu ujya ujyana gusa ahandi wanyuze mbere y'uko unyuraho nabo ubu ngubu inama baba barimo baba bagana bavuga ati sha urubwa yadukoreye birirwa barira buri munsi ibintu yadukoreye nkubekeze mbese ndabeshya uruga natubwiye nibyo navuge ahantu yanyuze umva ni danje kandi nanjye ubona narakwamye nawe rero arabizi ujya wemera umugabo wanjye yubawe ntabwo ujya wumva bamurwanira kuri social media bari gutukana byacicikanye shenjya mbibona nkavuga kandi ari n'umugabo babizi ko ari umugabo ngo bashaka banamurya hari abavuze ngo bazamutamira nta muntu wandira ubwo nta muntu kuri iyi si n'umuntu ushobora kundya icyo waba uri cyo cyose ako nta muntu wamurya ngewe ubundi byagorana niyo waba wateguye iki se ikintu cyonyine cyabinkoresha keretse wamfashe oya no kunsindisha kuko njye nta muntu ujya unsindisha keretse undoze gusa nibwo buryo bwonyine bushoboka kandi nagukandaga ibintu bituma nsinzira ntabwo bwagufata kuko nkanura ntabwo wabikora nta muntu wagusindisha ntabwo bibaho
nanzo kaza gusindisha erega reka ngubwire sibyo hajya witwa nde Ndagara unde ke andinde ubwo ni ke andinde ubwo sera Larissa ke andira Diane Larissa we nta muntu urya umugabo barya imbobo barya imbobo sunda umugabo murya suga umugabo wamurya abagabo barabarya hari abagore barakaye ku buryo rwose nande suga warya umugabo murya gute uwa bari imbobo ntago bari umugabo nuko nesuga umugabo wamurya ute kanyine ukamukurura ukamusebya ni nka wa mugani bajya uko muri iki gihe umuco wacitse urumva umugabo ni umunyacyubahiro rimwe dusubiye nyine mu bintu by'abantu bakuru tukareka kwigira nk'abana umugabo ni umunyacyubahiro ni umutware sibyo umugore ni umufasha nta kuntu rero umufasha ari ugiye kuba umutware ntabwo byashoboka icyo gihe muba mwacuritse uko Imana yaremye isi n'abantu bayo aribyo bya kino gihe nyine wumva ngo abantu batandukiriye rero mu buzima busanzwe umugabo ni umutware niwe uba ufite cyakoza ntitukavuga ngo umutware ngo muhite mwumva ko umugabo nyine akwiye kujya haragakubita umuntu ari intare umugabo ni umunyacyubahiro ko n'ubu uhedinze bavuze ari ubwo ngubwo bwo kuvuga ngo wakubise umugore ngo byagenze gutya nyine ubundi bikoranye n'imisemburo yacu bikoranye indeze ngiye nkarambura ikiganza ngakubita umugore se ntabwo bishoboka ntabwo uramukubitaho uzaba kugira ngo amubite ubwo nyine yakisohokera akajya ahantu yakumva yatuje akagaruka ukuntu dushwana ubwo tukaba twashwanye byarangiye mu gitondo biba byarangiye umwe areba hirya undi akareba hirya hagati hagasigaramo akanya tugasinzira mu gitondo bucya twitana bebe na byarangiye amashwana ntabwo ujya uguruka abagore bakunda guha amasasu bebe nawe nakuguruka nara ntabwo byabura ni nkuko nanjye mu gihe cyose tumaranye tutabura ahantu mba narakoze amakosa nyine amakosa yakora ariko ntabwo nari nakugurukana ngo ukagira moment nyine unuka byo ntabwo byashoboka uwo kumagarara nimba mvuga wenda ni kwa kundi dusubirikanyije nko ku kintu hakabura uwanga gufata umwanzuro wo gucisha bugufi abejo injira nyine kureba hariya seka yigiza cyangwa uyu mwana no mwansi turamukoresha konte ese wewe wasaze shana yengeye kuziyegoshesha kurangore konte we nabijuru yes nzi ko nanagenda gagatwe we okay abagarika nkubaze hagati yo kuba umwarimu n'umusirikare wabike umwarimu ngo guki hagati yo kuba umwarimu nyine wigisha mu ishuri no kuba umusirikare wabike hagati yo kuba umwarimu no kuba umusirikare atari umusirikare ufite amapeti arugara oya nabo umwarimu abo umwarimu wigeze wigishaho oya wigeze ubyigaho nigeze ngira abantu inama nyine wigeze wigaho abantu batubwira wize nuzi akusha wumva ukuntu atangiye kuvuga ngo ntabwo ngira nk'inama muri aka kanya n'inama zose njya nkugira ikibazo ni uko utajya unyumva n'inama wangira inama ntacyo ndayumva hano kuri kamera nyine n'abantu bumve ko wangira inama wowe mugira inama vuga ati mugabo wanjye ndashaka kugira iyi nama kandi iyo nama nzayikurikiza nanjye ndahita nkubwira ikibazo mfite ngira ntabwo nje kuba umujyanama hano murambarije ndabasubiza mu mabaro ngo hari umuntu wababwiye ngo ngo nawe mwarimu oya maze ngo wizirukara ibyo binega no yarabimbaje tugihura bwa mbere neza nta muntu yarabe nawe vuga izina nawe have mubwire mumenye nini zabajya ko cyajya tugiye gukira biri ngo mwita rukara uzambwire ngo irukara ni ahantu bita irukara nahuze se kandi urohegiriye ngarukira hano hafi umwarimu ibikomere kose bitagira umuntu yitwa uko biri kose oya mumumbwire ngiye numve ko muzi zagozanira abako hari abantu birukara bahuze si uko nta mwarimu nzi twigeze duteretana cyakoze waramukatiye da barateretanye Derek uramuyoboye uko yavuze ngo Derek yari atarahaza barateretanye
ntabwo yamukubwiye twarateretanye njye nawe uwo mu ex se ninde ngo mumenye dusuhuza kandi uvuze ngo naramukatiye nyine mwarateretanye nyine ndetse twakundi mwamubirimo akwenge hari nk'ikibazo abantu bose reka mbaye message abantu bose bitwa ko ari aba ex mu buzima bw'abandi bantu bazandike babiyumva gutyo babona abantu bakundanaga nabo barafushatse abandi bantu warahize birya nibyo bintu kigeze mu ex y'abaganga nyine aba ex iyo babona nk'abantu bakundanaga nabo barashakanye n'abandi ntabwo bibababaza nabo kandi bashaka babo nabo bashaka babo ubundi iyo umu ex yabaye umu ex nyine biba byarangiye surari kumva ibiki ngiye numva yuko iyo ukundanye n'umuntu sibyo mugatandukana biba byarangiye sibyo ntabwo biba birangiye ngereka ababwira ukuntu mbisha bibabaza ex wanjye ngewe yaramamagaye yarambwira ati wambabariye tugasubirana ndamubwira ati ngiye nsubirana nawe ubwo se nyine urumva byari byarangiye niba yaraguhamagaye ndanamubwira ati se ko ushobora kubirangiza we nabirangiza urumva twasubirana gute ngo ngiye ngo nagunga ibyo mbyitayeho ngo uwo niwemera kumureka ukagaruka ngenda kwemera ngo reke Derek baranyemera umuntu yifitiye confidence umuntu utinyuka Derek akavuga ngo siga umugabo uko ngiye n'umuntu utera intambwe agatereta uruga so gukubeshya uwo muntu ashobora nko kuba yayobora igihugu runaka si ukwiyemera umuntu utinyuka agatereta uruga gutya tubana uwo muntu yayobora igihugu runaka bakimuhaye kandi bajya bamutereta si bajya bamutereta ikibazo hari igihe umutereta ugasanga uri guteretana nanjye kuko fone ye ihuje niya ako baby reka nkubwire reka mbabwire baby wazambaye ex wawe tugateretana ziko ndi wowe nkareba yabyemera rese urumva yabyanga yagira ngo ni kandi mubiri yewe buri mukobwa wese twatandukanye mani ariko n'ubuje agize amahirwe nkamubwira dusubirane yaza ebana atanatekereje ngereka mbibabwire nabo babyumva sibyo ngewe umuntu w'umu-ex twatandukanye urumva umuntu w'umu-ex twatandukanye sinshobora no gusubirana nawe ngewe sinshobora gutandukana n'umuntu ngo dusubirane mani biba nyine ntabwo biba risaba pe sinzi umuntu wavuze ngo ni nko koga amazi Sharoki ni umugore kabisa nese arabeshya nukuri ntabwo abeshya ukoga amazi wamara kurya ukongera ukoga yayandi wozembe ntabwo abeshya ariko sinzi ngo buri koga ico ngiremo nyine nubu nese sibyo akibaze gutandukana ex wawe mukongera mugasubirana kandi muratandukana akajya yarakuretse urumva ashaka undi muntu ari wowe umuretse noneho nabwo ntabwo nakugaruka imbere dusubiye umuntu nari kumva akuzaniye nk'inoza nk'igikapu kirimo miliyoni 100 z'idolari ngo ndeke uruga ahubwo uruga ngiye kuba mutambikanyeho gake cyumweru uri kumva oya atari n'icyumweru abati ngiye kuba uri kumva miliyoni 100 ni amafaranga yagugeza pe yaguhindurira n'ubuzima uri kumva wabyemera cyangwa miliyoni 100 ntabwo nazemera shateri wamutanga z'idolari oya ntabwo nabyemera kubera ko bawitonze bacecetse kubera ko nyine bawitonze uruga wizo miliyoni baziguhaye uri kumva nyine nako bazihaye Derek uri kumva mutari kumwe ukumva ngo bazimuhaye akamubwira ati nyine uwo muntu agutware nawe bazimuhe we wabigenza ngiye ntabwo nabyemera reka bareke no kuzimuha ngo bantware ngiye ntibazime ngiye ntabwo nabyemera sibyo ayo mafaranga nshobora kuyafata urumva nkajya kuyarya n'ubundi nta byishimo mfite kandi niba nandi kumwe nawe twarya bike twarya byinshi nabaga nishimye sibyo rero ngiye hari ikintu kimwe mayeje kubona kuba mu buzima burenze ariko nta byishimo nta kintu biba bimaze birutwa no kuba mu buzima buciriritse urumva ariko ufite iki ibyishimo kandi nayo mafaranga ashobora kuyafata akayarya akayamara naragiye ugasanga arongera aranyeneye si no kugira biterwa n'agaciro umuntu wamaze kubaka kuri wowe uzise nk'urugero bro hari amafaranga ngiye maze kugendana n'abakire benshi cyane hano muri Kigali turagendana pe harimo abamama b'ababosi harimo abagabo harimo iki abenshi turagendana
ariko nta byishimo waba afite, ku buryo ashobora nko kuguhamagara akaba yakubwira vayo ndebe, cyangwa se bakakubwira tugiye gusangira, cyangwa se bakakubwira ndashaka dukorana ibi n'ibi, cyangwa bakakubwira ndashaka tuganire, ariko ukumva imitekerereze yabo nta byishimo. uri kubyumva nyine we akareba n'uburyo mubanye cyangwa se akabona uburyo tubanye, nta mafaranga dufite ya danje, akifuza life tubamo, twifuza kuba muri life yanyu. kubera iki? Ntabwo amafaranga akemura byose. Amafaranga ari ubundi ikintu cyonyine abantu batarabimenya, amafaranga atera ubwibone gusa, naho ubundi nta kindi kintu akemura, kuko waba uyafite utayafite ntibibuza wa mukene uhinga mu cyaro kwirira ibijumba bye kandi mwese mukarangiza umunsi muri bazima. None iyo mugiye gupfa urayasiga nawe agasiga bya bijumba bye, mwese mukamanuka ahantu hamwe, sibyo? Icyo kintu so cyumva. None na bino bintu bituba hejuru biguruka birangira bimanutse hano hasi, nta kimwe gipfa nyine ngo kishingurwa hejuru, byose biramanuka hano hasi. Bivuze ngo nta kintu n'iki na kimwe gishobora gusimbura ubuzima bw'umuntu. Kayise nanjye reka nkubaze, ukundana n'umukobwa ari umukene ariko mwishimye mukundana, agukunda by'ukuri atakubeshya ataguca inyuma, sibyo? Ikintu cyose nyine yakigukorera ariko nta bushobozi afite burenze, mukundana mumeze neza, hakabunduza urumva nyine nawe agashaka ko mukundana ari umukire afite byose, yanaguhereza iyo modoka wifuza, yaguhereza amafaranga wifuza, wagumana nawe undi w'umukene cyangwa wasanga undi w'umukire? N'uwo w'umukire nkunda kandi bose bamwishimiye. Neza urabona agiye ariko uwo mukire bajyanye kubaza ikibazo bantu usubize, neza urabaze basubize amafaranga n'ibintu. Nese nugenda undi agatangira kukuyobora ngo cishwa, Nese kunyobora ayoboye nyine bicari bikaboneka hari ikindi kibazo. Neza amafaranga ukayamaze ukayokoresha nyine amafaranga azakora kiregareza ugiye agiye ajya gukora ikintu akabanza kujya kuri wa mugore we, nkamubwira ati mbabarira umaye amafaranga ngiye gukora ikintu, nkamubwira ati sheri mbabarira rwose. Ese ubundi ari kubivuga ko yagiye ikintu ngiye kukubwira ni kimwe, tuba muri iyi si uri kumva, turabyuka mu gitondo uri kumva tukajya gushaka amafaranga, ikintu cyose dukora no gushaka amafaranga. Uretse gato urakoze urabyuka ugiye kuyahiga, kubera icyo uyahiga ni ukugira ngo nyine ubeho neza. None ubeho neza, oya hari ikintu kimwe buri gukorera, buretse hari ikintu kimwe buri gukorera, hari ikintu kimwe buretse hari ikintu kimwe buri gukorera gituma ubyuka ukajya kuyahiga. Ni igiki? Ikintu kimwe ni ukugira ngo ubeho, ikintu gituma ubwo bivuze ngo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bube, kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bugende. None wowe ufashe ubuzima bwawe urabugurishije, icyo kintu kucyumva, kuko niba umuntu niba utayunguye ngo ukakennye ugafata ubuzima bwawe ukabuhereza undi muntu, ntabwo uyu wamwangaga, ufashe ubuzima urabugurishije, unamwanze uriya bivuze ngo wowe wamugurishije ikintu uracyisubije. Iyo umwanze ubundi hari ibintu tuzakora ikindi kiganiro, hari ibintu byinshi abantu baba batumva. Igihe icyo ari cyo cyose wagiye mu buzima bw'umuntu kubera amafaranga, sinzi impamvu hari ikintu utageranya n'amafaranga. Nk'igiki uri kumva? Urugero, umuntu ugeze amafaranga mu muryango niwe muntu ugira ijambo. Oya, ibyo bintu ntuzabibeshye. Reba hano wabihakana, ndabihakana, reka mbihakane none aho bireba. Sebundi myumvire yanyu iteye, mwebwe mbi myumvire mufite izanabagora. Oya tuvuge muri famille umuntu ufite amafaranga, hanyuma se buretse urugero no kuri social media dukoresha urabizi, umuntu ugaragara neza usa neza, ufite igiceri utagaragaye neza nyine. Naguhaye urugero ntabwo wansubije, wowe uri kugendera mu kintu bita ubwibone. Uwo muntu ugaragara neza sibyo abikora, buretse gato uwo muntu ntabwo yishimye, abikora kugira ngo yibone. None se ka nkubaze bro, sibyo? None hangiye niyambara agasiripa kanye nkajya muri studio nkaririmba, nkambara siripa yanjye nkajya kuri stage nkaririmba, byavanaho ko ndi umuhanzi? Sindirimba indirimbo uri umuhanzi, ariko burazajya no mu gikundiro kiratandukanye. Buretse ibyo biratandukanye cyane. Icyo gihe ni tape ebyiri zitandukanye, turi gufata impano tukayihuza n'amafaranga.
amafaranga buriya akora icyo bita ubwibone nta kindi akora mu buzima bw'abantu. Amafaranga akemura n'ibibazo ibyo bibazo ni bya bintu abantu badafite amafaranga batabashaka kubyumva. Oya genda yagira amafaranga ari kuri haroro uretse mbanze ngubwire bro ntukabwe ngo amafaranga ugira mu gihe si byo none se ayahe mafaranga wavuga ntagira icyambere ntawe nsabira oya uretse niruza abantu nanjye nguhaye urugero kuko yavuze nabyumva na bino bintu bavuga ngo umukire ngo nazajya mu ijoro umukire azajya mu ijoro ahubwo abakene bazajya mu ijoro. nanjye n'urugero nguhaye nujya kuvuga ngo uriya muntu nta mafaranga afite urugero nkuko uvuze ngo abakene ngo bakunda kuvuga nyine ngo amafaranga iki n'iki uriya muntu rimwe ntumutunze yimenyera buri kimwe cyakoza numubona yasabye uzamufata ko ariko dukabika uzagakoresha ariko mu gihe uriya muntu utamutunze gutuvuga ngo nta mafaranga afite kandi tuberewe hano ku isi gukorera ubuzima bwacu ngo bugende neza. Amafaranga nyine aratanga kandi twebwe twahawe ubuzima tubugaburire ibintu atakoreye ni wa muntu nyine uba ari umunebwe yumva yuko atakora yumva ko niba abonye umuntu ufite igiceri muri isi twese dushatse amafaranga twayabona binyuze mu nzira mbi amusikame nyine azakoresha abantu bose babona amafaranga kubera gusikama. Oya naga abantu bose oya naga ari abantu bose ari abantu oya ubusa niba umuntu abyuka ajya mu kazi abagiye gusikama cyangwa abagiye mu kazi none se urugero uri kumva nimba umuntu ikintu kigura 5,000 uri kumva akakigurisha 15,000 yungutse hangahe 10 naga gusikamye agusikamye gute yamuhaye ikigeni cyo kimusikama none se kanko kubona amafaranga n'ubusa kugira ngo nungukeho make ejo nzabona uko ngura indi nongere nyigurisha wori sinzi ibintu ubundi uri gute ubuzi ko imitekerereze mufite ngiye yacanze scam ni igihe nge naje uri kubyumva kubeshya urugero nese wemera ko isi igizwe na scam 100%. uramurugero nyine ikintu ubundi nako reka basi ndeke kubyita scam uri kumva hariho ukuri uri kumva hakabaho n'ikinyoma uri umuntu ushatse kugira ukuri wemera ko atajya atunga amafaranga kandi mene abo bantu buri impamvu buriya ibintu byose tutuzuzanya oya itonde ariko nanone habayeho abanyabinyoma benshi ntabwo isi yakomeza kuba ntabwo isi yakomeza habayeho abanyabinyoma gusa ntabwo isi yakomeza isi ntabwo yakomeza nyine wenda hariho abantu bavugira ariko isi wenda agiye nabihamye nka 80%. oya wibigira 80 none niba utari unabizi abantu beza bitwa ko ari beza ku isi nibo benshi kurusha gutekereza ko ari babi. njye ntanga ingero kandi zifatika narugero nyine wenda none se kankubaza wari wabona umukene wenda buretse umuntu ari mubi y'umugereranyije reka ngo urugero wari wabona umukire uri hara hejuru yaje mugabura ku muhanda mukarwana ababikora ni abakini babandi bagiye kunywa ibyuma hara ku muhanda kandi nabo babikoze kubera ikiza kwa kwikoroga ubwonko bwabo bugatandukana none uzanyereke kandi iyi si niba hari isi dufite iriho abakire ni isi turiho ifite abakire benshi cyane ku buryo usanga hari nk'ahantu ugera ukanavuga ati kubundi tuba muri uziko ngiye hari nk'ahantu ngera nkavuga ati ubundi abo bantu baba mu Rwanda buretse si iyo mpamvu mba mbivuze ngo icyambere ni amafaranga kuko nawe abayeho ahubwo none se kangubwira utekereza kuri ya muntu wowe none urekana nakubwira subi Kigali nyine subi Kigali buretse nakwemera kubamo kugira ariko ufite amafaranga nyine subi Kigali hari ahebye byakaguru ntabyo twavuze icyambere ni amafaranga twavuze umugore reka ngurugero ngewe rwose twavuze ngo umuntu aje afite miliyoni z'idolari nabwo wowe nakumvize nashaka jya mbwira ngo urumva ariko mubwire wowe uri kumva icyambere amafaranga ariko abanyarwanda none se reka nkubaze uzi ko ufite amafaranga arahe mubwire ku mikikiro icyambere ari amafaranga ufite amafaranga oya ko ngutwo nago twatuma oya wabikora nuko nago twatuma mbikora umugore wagutegekeye mu rugo ku giceri cye yajya yicara ukamwoza n'ibirenge ukamuheha mbese umuntu abantu baba hanze ntabwo bari baheha abakecuru b'abazungu uzi impamvu baheha se nyine nanjye nabikora ubwo nahita nibisanisha ko ndi mu kazi nyine buretse gatoya tubanze tubishyire mu bintu biri reality icyo bita kuba inyangamugayo gukora ibintu bya nyabyo ukundanye n'umuntu uramubeshya urabizi kuri kumubeshya ntiwigeze unamukunda just aguha amafaranga ako ni akahe kazi kari akazi ni igihe twakoze ikintu kikatubabaza icyo kintu ako kazi uzababarira nabyitiranye urugero abantu bafite akazi benshi bakoreshwa n'abantu uri kumva wenda ugira imana urikorera
akenshi usanga yirirwa tukagura ngo ariko ngo rwa bosi ngo uruntu uri kumva abantu benshi bafite utuzi nimba hari umuntu ndi kubivuga bitaraba wenda ufite utuzi usanga yirirwa tuka bosi ariko yagera mu kazi kubera nyine cya cyubahiro cy'amafaranga uri kumva ntabwo ari icyubahiro cy'amafaranga cy'akazi ni icyubahiro cy'uko rimwe ntabwo ari buze kuvuga nabi kuri bosi wamuhaye akazi ntabwo ari amafaranga yatinye ko arabura ka kazi buriya babashyize ari babiri ayo mafaranga niba yakureho utandukanye ibi bintu sibyo noneho reka nkwereke impamvu atari amafaranga noneho ureba umuntu ajya ku kazi ngo abone uretse gato hano wemera ko hari abantu bahari bafite akazi benshi cyane ushobora kuza kandi ahembwa make ushobora kuza ukamubwira ati va hano uze tukongeza amafaranga akabyanga abo bantu urabizi kandi ugiye kubaho utuzi dusa ariko ubwo ibyo bintu tubyemeranye tugiye kubara ibyo bintu ndabyemeye uri kumva uhita ufata nk'abantu uri kumva uko ni iteye ibintu byinshi bafata random urugero hano muri iyi karitsiye ushobora kwigira wa danje wenda ugakora ibintu bitewe n'amategeko n'ibiki barangiza bakabona ibyo bintu birimo birabangamira abantu benshi uri kumva aho nyine bahita bashobora gufata nk'abantu nka 20 batuye aho iyo abantu 15 uri kumva bavuze ngo urababangamiye 5 basigaye nta kintu baba bakivuguruje yego uri kumva rero no muri iyi si ukunda ibintu bimeze uri kumva ufite amafaranga niwe abantu bakeza ntabwo icyo ari ugukeza tandukanye bino bintu uretse ngerega ari ibintu nshaka gutandukanya hari abantu bigize imburamukoro hakaba abantu bigize abanebwe hakaba abantu bigize abakozi hakaba n'abandi bigize abasikama ni amatapa atandukanye noneho wari gufata abantu babasikama ukabagereranya n'abantu bakora umuntu waje gukora njye niba uje kumbwira ati Derek imakazi ko kuzajya nkweditingira filime icyo gihe nkabibona nkabona ko nkwiye kukaguha nakaguhaye kuko ngukeneye sibyo hari icyo ugiye kuma nanjye nkwishyurire cya kindi wamaye uriya muntu ari buze kwirinda kuza gufata iriya mawuzi yanjye ngayikubite hasi kugira ngo ntaza gukata umushahara we rero njye nabyirinda sinze kubyita ko yatinya amafaranga mfite yatinye ko nakubita iriya mawuzi hasi arabura akazi ke kandi ntakabura nanjye mbuza umukozi wanjye nshobora kubona ndi yego ariko ntago ari bukore nk'ibyo uwa mbere yakoraga ko abantu ntago dukora kimwe aho ngaturemera ngo none reka turemera kugira ngo ubibone uko amafaranga yatsinze uri kumva mufate ubizi yuko ibyo bintu abizi kubikora ako kazi ukamuhara agakora neza yego utari bumuhembe uri kumva uri bumuhembe ushobora kuza yaba ari ibyo editinze nawe ukamubwira ati ariko kubera iki ibi bintu wabikoze nabi yego uri kumva uri bumuhembe akavuga ati bosi naribi ndabikosora yego kugira ngo reka amafaranga ari aya mbere ngaho uri kumva butamuhemba uze umubwire ngo cyane uze wibeshye umubwire ngo kubera iki ibintu wabikoze biraba wenda icyo ni cya kindi bita ese ntabwo uzi ikintu bita ubunyangamugayo icyo ari cyo akura afata amafaranga ya gambani yatumye bagambanira umwana w'Imana icyo ni kimwe oya icyo cyo amafaranga afite uko ateye n'uwayaremye hari impamvu yayaremye none hari agasore numvise ngo buriya ngo umuntu witwa Petero uri kumva burango yari umurobyi uri kumva afite ubwato noneho Yesu ngaje aravuga ati tunkurikira uri ko ababwira ko waretse tutarajya kurereka mwibare uriya wagambaniye Yesu Kristo amaze kumugambanira ko amafaranga nyuma koko yararebye asanga ibyo yakoze ni ukuri aranakomeza arabyigamba ndashaka kunsubiza aho hantu buretse ariko yaje gusanga icyo yakoze ari iki ari ubuhemu none yaje no byibura njye muri iriya story iyo nsanga uriya muntu wagambaniye Yesu Kristo ataricuje akavuga ati nakoze ikintu cyanyacyo nari kuguma ku mafaranga avuga ati buri muntu wese agomba guhiga amafaranga akayahigisha ibintu ariko niba yarasanze yarahemutse bivuze ngo nta bunyangamugayo yashyizemo uyabonye ni wayanga ariko njye naje gusanga abakire bose baba bafite agahinda ntago babishimye kandi bafite ako tinya w'umukire asohoka buretse tinya w'umukire ese ubundi reka nkubaze uyabonye reka nkubwize uko n'umukeneraga abafite ngewe sibyo mbaza ibyo bintu nge nabaye si ugukubeshya nabaye mu buzima bw'amafaranga ya nyayo si joke ubwo buzima uri kuvuga nabubayemo sibyo niba narabaye mu buzima nshobora kwakira byibura
1M mu minsi 5 sibyo miliyoni y'amanyarwanda njye mvuga ubuzima nabayemo ntago aba ari joke akaba ari bwa buzima ubamo ukabura abantu bose bakaza bakagushagara pe bagakurika kuri umuntu wa danje bagakurika kuri iki bagera ku ruhande ngo men uzikara kaniga gatunzwe n'abagore wumva umugabo man njye nabaye muri ubwo buzima nzu uburyo bubabaza ukaba wabyuka mu gitondo ukambara ikote bro nta muntu mugiye kubonana kugira ngo ushimishe abantu njye nkagenda ngakodesha ikote nkamagara imodoka nziza nkafata nkajya kunywera icyayi ahantu heza hadanje kugira ngo bamfotore none nabona abantu bari riyo bro nkabona abana bifitiye umutuzo wabo b'inshuti badafite n'ikintu na kimwe none nge bamamagara bakandaza amajoro kugira ngo n'uwo munezero gusa sibyo bikangora kubera iki umuntu ari buninye rimwe hari nk'umuntu ureba ukavuga urandamusuhuza kandi we ari gusenga Imana ngo basi yansuhuje cyangwa se tukijyana n'ahantu tukanywa gafanta iyo life rero nayibaye do ibiboro byo kuvuga ngo umuntu aribera uko abishaka man uzarye bike waruhiye bikuvune yego babare uruhi uko bishoboka kose ariko niba ari ikintu kinezeza nta mafaranga waruhiye wenda aranezeza ariko none bino bintu byahitisha niba unayashaka pe kora hita uko bishaka uzabona busikama bayaguhe niba koko ari cyo kintu cya danje gambiriye hano iyo hanze iyo bamaze kwifatira aka kazi nubona benshi bo gusikama ariko icyo mbikunde nta garanti mbiguhamo sinasikama nakubwiye tugewe mbonye inote uri kumva zivuye utaziruye umuntu ndateka umuntu babarumbwira hano wazivana nyine nzikorenga nazibona gusa icyambere ngiye nemera yuko muri nyine nawe ari kukubwira ati amafaranga wawe hano hanze hari utuzi dutatu twaguha amafaranga zibyo nayo umuntu ariko ngewe yamaye nayemera oya hano hanze hari utuzi dutatu dutanga amafaranga hari nk'umutipe tw'abagabo hari ugupfubu ko nakamba karahari bakagwaye wakemera se barakabona ariko kazi karahari mwese kumeze nkabona nyiri mpamvu bakabona ntabwo uri hafi y'abantu bakeneye ibyo bintu ugiye hafi yabo rero baragashaka pe ntabwo babamenya tuvuge ko utarabona umutipe tuvuge ko utarabona umutipe hano muri showbiz yacu ngo wibaze ngo uyu muntu akora iki ukabona uburyo nyine ukamusura nko ku rubuga rwe tuve no ku batipe n'abakobwa ukabona umuntu kuva kuwambira ari smart arasa neza kandi wahiga basi kuri social media ye n'akantu akora nakuri ushobora gupostinga uri gufotora umuntu siko kazi ukora ukabipostinga uri kwamamaza imirimo yawe ugasanga umuntu riri zose ari smart ari mu modoka nziza imyenda myiza ugahiga ahantu kuva kuri A ugera kuri Z byibura postinze akazike ukahabura ibyo bintu ntago ujye byibaza nakora forex nta forex nta nubwo uramubona basi yamamaza ikintu nguvuga ati ndamamaza ukibaza uwo muntu amafaranga yavana moje n'uwo muntu yewe abantu ari ukuntu birangira ibyo bintu birangirira mu bitaro ari igihe umuntu yicara ngo abantu bagikozemo ariko mana cyakoze nemera yuko ushaka amafaranga mu buryo ntago ruhango nemera ntago ruhango ngiye nshaka amafaranga ngiye nemera yuko amafaranga nyine ayoboye isi ntago amafaranga ari yayoboye isi yobowe n'Imana nyine Erega nawe ari kwimana kwigira umuntu we ntago ari ibyo bro ngerega ibi byose ngiye nyura kugira ushyigikira amafaranga mo gake nyine ndayashyigikira nta nubwo nyanze ariko none ntago amafaranga ari yayoboye isi ese ubundi kankubaza amafaranga afasha iki mu buzima bwa muntu nka bitatu by'ingenzi z'amafaranga yagufasha uyafite nk'uko uyifuza kavuga ati nge nyafite nakora ibi n'ibi kira amafaranga adakiza ni urupfu mubwire ibintu byose adakiza se usange nta na kimwe amaze reka mbanze nkubwire reka tubitondagure oya turavuga ibintu bike amafaranga sibyo yakwishyurira ibitotsi oya urajya unsubiza yego cyangwa we yakwishyurira ibitotsi oya yego cyangwa nimwe babiri rega turi kuganira yakwishyura ibitotsi oya yabyishyura oya oya ugiye kunsubiza nese amafaranga mbabarira urumva kuriroze ntabwo ukoresheje nacyo yawe ibitotsi oya ariko agura uburiri bwiza sibyo amafaranga agura ubuzima sometime ko tuvugiye rimwe urabinyumvisha
urubimeze ntabwo ujye wumva abantu bakora ama business yo gukuramo abantu impyiko icyambere ntabwo bwari ubuzima urugero ruto iyo bavuze ubuzima wumva iki ese ubuzima kuba waba iyo bavuze ubuzima ntabwo icyo gihe wowe urumva uri kuvuga ngo amafaranga agura impyiko ntabwo impyiko ari ubuzima amafaranga ubuzima mvuguze ubwo ari bwo ubuzima n'uyu ubundi ubuzima ni aka kaboro wumva agasohoka iyo uri kuvuga akakuka niko konyine bita ubuzima kuko iyo kagucitse gato ariko kwa muganga ajya bugura icyo nicyo kintu nangiye kubwira agura reba hano arabugura reba hano agura imiti ariko ntago agura ubuzima amafaranga agura imiti y'ikibazo wagize ariko ntiyagura ubuzima bwawe neza bigatuma ubuzima umukene yarwaye kanseri ashobora kumara amezi 3 gahita acaho hanyuma mukire ariko umukiriya arwaye kanseri arayirwaza akajya mu Buhinde akajya he agasunika iminsi none se iyo bari kuribwa iyo bari kuribwa n'ubwo buzima niyo kanseri hari uburyo umwe aribwa wenda mu cyongereza undi akaribwa mu kinyarwanda ntabwo baribwa kimwe ariho baracyane wasuye abo barwayi uri kuvuga ngo tuzajyane uri ufite amafaranga we bamuha imiti igabanya ububabare uzi ko uwo muntu uri kuvuga nge uzambwire tubasure uwo muntu uri kuvuga iyo arwaye bamubwiye ngo imitungo yawe yose turayijyanye tugusubize buno buzima wahoranye ntabwo yatekereza isegonda atarasinya iyo mitungo uzi impamvu se bikora ni uko ya mafaranga muri ako kanya ntacyo aba akivuze mu buzima bwe kuko aba yakivuze ntabwo yatanga ayo mafaranga nese tuvuge ko atayatanga icyo gihe ameze gutyo neze kugira ngo ubundi amafaranga ikintu cyonyine agura nzi mu buzima ubwo uragenda umbwira ibindi atuma uyu mwuka duhumeka utaducika cyenyege hatabayeho impanuka icyo nicyo kintu ubundi iyo habaye impanuka amafaranga icyo akora aribyo bintu wavugaga ngo agura ibyo twambara aho tuba ibyo byose nibyo bita ngo atuma ubu buzima dufite cyangwa se uyu mwuka duhumeka utadushiramo gutyo kuko uyu mwuka ushiriye inzara twishe cyangwa duhuye n'impanuka muri rusange ibyo ngibyo ni iby'Imana kandi Imana nta kintu na kimwe wagereranya nayo ubundi nituvuga amafaranga uri kumva wumva iki nyine nituvuga amafaranga uri kumva nituvuga amafaranga gihe tubanza utuzemo gake natuje ngambwiye uri kumva amafaranga kuri iyi si uri kumva nyine ntabwo tugiye muri spirit tugiye mu bintu bifatika mu bintu nyine nkubwira bigaragara tutagiye kuvuga ngo umwuka si ugaragara ariko amafaranga urarifata ukaribara wamara kuribara se nyine rigakora iki bawitonze ariko uburyo bw'uko twabikuyemo muri realite nagereka tunakoresha iyo realite iyo umaze kuyafata uri kuyabara bigenda realite y'ibiri ku isi ubu hano ngiye kwivuganira n'ababyeyi bafite abana bagiye wenda umubyeyi ugiye kubya umupapa ufite umupapa nako ufite umumama uri kumva amafaranga arimo aratuma mvugishwa oya wembwira geraga nabuze ikintu na kimwe basi urambwe uri kumva mbukuntu urumva nabuze ikintu kugira ngo umwana yige uri kumva bisaba amafaranga kujya kwa muganga uri kumva kugira ngo umwana avuke n'iki wishyura amafaranga uri kumva ubwo twavanyemo ibintu nyine bya spirit tuvemo Imana niyo ya mbere ibyo byo ndabyemera kuki wari wavuze ngo amafaranga niyo ya mbere oya Imana yo ntakintu wagereranya ariko ngo amafaranga niyo ya mbere ntabwo wagereranya Imana n'amafaranga nawe amafaranga uburyo ukundamo amafaranga sha bibaye ngombwa ko uyigambanira wayigamba oya ukuntu bimeze ubwenge n'umwana wawe urabona ibaze muri uburyo bw'amafaranga ubundi buryo bw'amafaranga ububaza umuntu wamaze kuyabona gute se kandi narabubabonye nkabura ugufite erega ibindi kukubwira ntabwo ndi kubivuga bya bindi by'amatero nose amafaranga urasohoka urye neza yewe sibyo imitungo myinshi urumva ariko yararaga imbere y'iduka rye hano nese ubundi ntawe uzi uyafite ariko ubayeho neza atajya kuzitura ababayeho nabi urumva kuki sa yararaga hasi kuri sima imbere y'amaduka n'abandi bayafite babayeho neza icyo si n'ikibazo usibye kuba wambara neza ukarya neza buretse usibye kuba wambara neza ukarya neza dushaka turi muri ariko wibuke ko kurya na wa wundi uciritse ntago abwirirwa arya nabi gute se kandi turya nese turya kugira ngo twifotoreze ku biryo
tujya kugira ngo duhage tubeho neza tugaragare ibiryo neza bimaze reka bawitonzeho gato uri kurura amafaranga ibiryo bimaze reka wariye neza se aba yariye okay twagiye wariye neza aba yariye reka tugende mu isi nuza none reka tuve mu bintu nyine wariye neza ku reka tuve mu bintu by'abantu bariye neza reka tuve mu bintu indyo yuzuye ni iki uziko indyo yuzuye uziko uri kumva amafaranga umuntu ufite amafaranga ajya muri deal na leta hanyuma yayijyamo bikajya muri deal na leta bikagenda ute akaba yababwira ati hano nshaka ko mubikora gutya ibiki bakora ibintu bya leta bishyire ku ruhande nta muntu ufite amafaranga abanyamerika uri kumva kubera bafite amafaranga uri kumva bafite ibintu byose bayoboye ndetse ngiye baranyoboye harakuyoboye banyoboye gute rero AI ikoresha ni yande AI ikoresha ntabwo ukoresha AI reka manze nkubaze YouTube ukoresha ikontororwa nawe mbanze nkubwire ndagusubiza ndagusubiza uzi ko umuzungu ashobora gukaza waretse nkagusubiza YouTube yonyine posting waretse nkagusubiza si byose reka ngusubize abari kuri YouTube bashaka iki telefone ikoresha byose telefone akoresha ujye kuri internet ukoresha ndabasubiza genda basubiza musoje kumbwira none ngiye kuvuze AI ko nyikoresha twamwenye jambo nacyo ngiye nyoboye reka nemere ko nkoresha AI sibyo hanyuma se nuriya muntu buretse gatari ko ngiye nyobowe na AI yego ako se nuriya muntu wikoreye umufuka w'amakara ayobowe na AI uransubiza yego cyangwa aho ibintu byinshi akoresha ni umuzungu imyenda yambara iva he urukweto yambara yarwikorera hanyuma se reka amabati ahinze ko nyakatsi bazikuyeho reka dusoreza ikiganiro mwebwe imitekerereze y'uburyo mutekerezamo ibintu ntacyo yadufasheho bwa mbere buretse usibye kuba uvutse ejo bundi ntabwo uzi uwagutanze ngo yabagaho ute kandi ibyo ntabwo byabagaho ntabwo abantu babagaho nyakatsi ahubwo se AI ije byawe ibyo nyine byarari kukubaza AI ije byawe AI nayivuyeho navugiye kuri smartphone ukoresha smartphone nkoresha imana niyo tuyisaba ngo uzaduhe amafaranga smartphone nayiguze ejo bundi 2010 ukoresha ukivuka umwuka imana yarawuguhaye ukiyikurisha ukivuka umwuka imana yarawuguhaye imitekerereze yanyu rero ngiye ntabwo twayihuza pe narangiye kubyumva mufite iyanyu nyine natwe ukivuka oya mufite iyanyu ibyo muvuga birahabanye cyane n'ibigize ibyo uvuga ndabyumva sinazi no kubyumva ariko njye naba nkubeshye pe kimika amafaranga kuruta umwuka mu urumva amafaranga neza ntabwo mwayimbitse ni ukuvuga ngo ubundi life yanyu ni amafaranga mu byanzure gutya birangira n'umwuka biratandukanye nicyo kintu cyambere n'Imana kibanza cya kabiri n'amafaranga kuri mwe ni amafaranga abanza ubwo bizanyemo Imana gute ngo niyaguha kandi warangije kunyumvire nawe wazanye n'ibintu uzivuga ukuntu umuntu ahumeka ubundi dufata amafaranga ntabwo tuyagereranya n'ibintu by'Imana tuhita tuyagereranya iby'Imana ni ibihe ibyawe ni ibihe Imana niyo iguhaye amafaranga iby'Imana ni ibihe ibyawe ni ibihe ngiye nsubiza icyo kintu reka ibintu by'amafaranga wambabari ukambwira iby'Imana ni ibyawe ibintu by'Imana kuko urumva ushatse kuvuga ko hari ibintu bibiri ngo tureke iby'Imana bivuze ngo iby'Imana nyine birahari n'ibyawe birahari kuvuga ku Mana Imana yo ntacyo Imana se wayivuga wemeraho ko ikintu basi emera iki kintu wemera ko buri kintu cyose kiri hano ku isi uri kumva ari umuntu uba ufite none se wemera ko buri kintu cyose kiri hano ku isi gifitwemo uruhare n'Imana cyane ndabyemera none se kuki ibyo bintu byose wahereka rubiharira ndetse mbiharira gute nyine nibyo bintu namayobora amatagatifu nkuko yararwivuye amafaranga ikintu kirenze gusa ngiye icyo mbona hari ibintu ubundi icyo nzi nuko hariho umuntu usenga uri kumva umuntu usenga wenda baratwumva ngo arakureba akubwira uko ibintu bimeze wenda byemera nyine ko iyo myuka abasha guhangana nayo urabyizera se urabyizera ndabyemera ariko uri kumva we bimukundira ariko njyewe icyo mbona nyine njye mbasha kubona ko gikemura ibintu nyine nagiyemo ni amafaranga kuko wenda simbasha kuvuga ati ndajya mu by'imyuka simbasha kugera ute
ariko mbona umuntu afite amafaranga rero yewe wenda sinako ubundi ibyo bintu twabitinzeho mbwira umuntu igisubizo kimwe tukaba turasoje ngiye nkusaba kuzafata igihe iyo ushyira amafaranga imbere akaba ari yo ushyira imbere mu buzima uretse uranyambika iyo ushyiraho ntabwo yawe wambwiye ufite kuko ntabwo wayavuga ngo atari iyawe ntabwo ari kugusebya mu bintu byose umva warwaririye amafaranga wanze kuyivaho bivuze ngo mu bintu utatera umugongo ifaranga ririmo porofeta aratanga ifaranga umuntu akajya reba genero benzara ngo ari undi muntu wigeze ukora biriya bintu nkuriya nawe utarabikoze ngaho impamvu babikoze ni iyihe uretse gato si iyo mpamvu impamvu umuntu aba yabikoze ntabwo ari iyo ngiyo ntabwo ari ni amafaranga nyine banza wumve kino kintu hari uburyo dusanzwe dukoreramo amafaranga bugaragara si byo se bunakuvuna umuntu araje akubwiye kora iki kintu usanze ko ntacyo kiri bukwangizeho ntikiri bukuvune niyo mpamvu utagikora si igiceri se nyine si igiceri erega nyine hari ikintu kimwe muri kwirengagiza amafaranga turayakorera kugira ngo adutunge nta n'uyanga ubaho kuko uyanga ntabwo ubwo waba wanze n'ubuzima wanze amafaranga wanze ukwemera ibyo uri kuvuga uvuze akantu keza wanze amafaranga waba wanze ubuzima waba ubuhaze kuki mutumva ko katubire ntabwo mwumva aba ariyo mpamvu bimitse ifaranga mu mutima basi murayafite uvuze akantu keza turi gusoza imana izabahe menshi kuko murayazaduha amafaranga none nari nzi ko ari njye uyakeneye ko cyane muyigisha kuyategura umwana wawe w'imfura ariko igiceri yabo sinabura umwana w'imfura rero nari nzi ko ari njye muntu uyakeneye ariko mbonye kayida neza kuyakenera amafaranga wenda ariko ntabwo njye nyanga amafaranga ni meza amanyagwa erega icyo tuyakundira ni kimwe atuma wishima nk'ubu mfite amafaranga ibyishimo byo ntabwo birimo ntabwo ari abantu babara amafaranga banashimisha niba abandi n'ubundi muri bo baba badafite umutima mubi baba bari free ntabwo ari wa muntu n'ubundi iyo ukenye uba wishimye njyewe nyine nakubwira ntabwo ari abantu bose wakoresheje iki hari uburyo uba warakoze sitoke wowe wayiguriza iki wayiguze mu mafaranga cyangwa inshuti zikaguha itonde ariko tujya tubivuga niba uzi inshuti yaguhaye yakoreshe nka veni mwana n'umuntu ukabona nawe ibaze umuntu ashaka kandi ariyo mpamvu twagarutse ku kamaro k'amafaranga tugasanga ari uko agomba gutunga ubuzima dufite nyine niyo mpamvu ari ayambere kandi wowe wavuze ibintu birenze ikintu gitunga ubuzima ukagifata ukagishyira inyuma wapi manifest akera manifest muyakunde kabisa nanjye ndabashyigikiye wenda igihe kimwe gusa nyine nibyo nakubwiraga Derek y'amavideo kuri TikTok ntirirwa avuga amafaranga oya njyewe impamvu nyavuga wenda agira inama kubera ko ngize impamvu nyavuga se urabona afite nk'impano yo kuba yaba nyine y'umufilozofe buriya umuntu ushobora kuvuga ikintu ushobora kuvuga ikintu nk'iminota nk'itatu akicara agatondekanya amagambo uri kumva ko guhata ibibazo ku buryo nyine ushobora kuyumva buriya hari ibintu abantu batitondera iyo ugiye kuri social media ukaba wafata umunota wawe ukawuha umuntu nyine nuko uwo muntu hari ikintu aba yakoze kirenze cyangwa hari ikintu aba azi cyangwa se hari impano aba afite itandukanye uri kumva ariko iyo mpano nayo aho biba bitangarije ugahita uyikoresha ushaka iki mura muyahige ariko reba amafaranga yatumye niyo boss ko ashaka kiriya gisupusu ariko ashaka ndetse ntabwo yagombaga kugishaka ariko mwana ubwo reka aho ngaho n'imyutinge simara ngenzi ko yagombaga kugishaka adafite amafaranga si mwiza ese agahitse usibye kuba afite akabazo yavukanye ese ushatse kuvuga ko umugore we yakurikiye igiceri atakurikiye umugabo ntabwo ncira urubanza ariko amafaranga ni meza nyine wicare uza aho uhagaze amafaranga ibyo azagukorera uzabyakiriza arashaka no gupfubura ubwo ko twasoza tuvuga nyine kubana ku mibare aho urugo rwanyu rwubakiye ku mibare aho muzabona agatubutse umugabo waramurenze ku mafaranga ari hejuru uzi amafaranga tuyashyira imbere cyane nyine uzi dushyira imbere amafaranga nta rugo rwabaho nta kintu cyabaho ngiye mutwayibagiwe
musoze nuko nyine amafaranga yarikoze dore amafaranga nibaza tukazi ikiganiro cy'amasaha abiri kubera amafaranga yawe amafaranga cyonzi cyo murayakunda we ubwo se tuyakunda cyane hari umuntu wazubaka urugo rugakomera utarwubaka gute se none se uraburi nka gutya twe mwajya twibereho ukajya gushaka ujya kubaho ukabona umuntu arakwiyandikiye ati duhure nese ubwo wowe wese akwandikiye duhure wagenda ugiye mu mafaranga navuze ko ukunda amafaranga ari ukujya mu ngeso mbi ari no kujya mu bintu ese wayabona tuvuge wayabona tutazishemo cyangwa ukore cyane nese ariterura akiza wanakora cyane ako Kedi yavuze ati ngiye nta kintu ntakora nicyo rega twahaririye nawe uri kuyakunda nta kibazo kuyakunda nta muntu udakunda amafaranga ukuntu wavuze wayabona ariko gukora ibintu bibi sibyo ukurikiye nakwica n'umuntu oya si ukwica we wavuze ati ngewe abo bapfubura babahe abapfuburwa babahe urabona bivuze ngo warabayize warabaze mumurebe mumukunde arashaka umuntu azajya apfubura akamwica hano bakwandikiye wagera oya cyonzi kubuza akazi kayo none se kari imanzi ngo ntago abishoboye amafaranga ni meza uzayabone ariko n'ubundi umuntu kwifuriza ikibi akwifuriza kubura amafaranga cyangwa akakwifuriza kubura imana cyangwa wenda no kubura imana kwifuriza se kubura urubyaro ibyo ni ibintu bibura wanakwadora ubundi ikintu cyose ibintu ni bibiri umuntu kwifuriza kubura imana uzi umuntu ugutuka ngo uragapfa utabyaye oya uwo nguwo niyo upfuye utabyaye uradobuta keretse utabishatse ariko nawe abagututse nabi nyine abagututse nabi ariko umuntu uzakubwira ijambo kubura amafaranga ubundi ni nk'umuntu uzi njye abantu nizera ko wenda ijuru batazaribona ni wa muntu njye ariko ni imyizerere yanjye ntatazagira umuntu ikomeretsa ni wa muntu uzapfa atumvisha icyanga cy'ubuzima uri kubyumva nyine hari abantu babaye wagira ngo bacumuye ku mana ku buryo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru nta buzima bafite umuntu uri guhemuka njyewe mbona ariwe utazabona ijoro rero guhemuka ari ibyo ngibyo nawe azabona yewe njye nizera ko nta nyine abantu benshi ushobora kubona umuntu uhemuka ukamucira urubanza ngo nta joro azabona ku munota wa nyuma buri umunota umwe ngapfa akihana akabonye ijoro ibyo byo biri muri ya mayobera matagatifu ye ntabwo naca umuntu urubanza kuko reka mbabwize ukuri ubundi usibye kuba tubeshejweho n'icyizere ubundi ikindi kintu wakora ni iki turabizi reka turangize nyine usanze nako usanze Derek arimo aguca inyuma wakora iki wabyemera wahita umukatira ariko unca inyuma heza ninjiye mu cyumba nkabagwaho katubireke nacyo ntiwamukorera katubireke mba nyine yakuraho igihimba yatandukanye igihimba n'umuntu oya ntabwo nabitandukanye wakora iki nyine ntabwo ari ngombwa ko bivugira usibye ko njye naza mwicara nirebera filime umubonye nababwira ati mugire vuba rero musoze tuvugane twarasaje baraje ngo muvugane nawe urabyumva bababwira mukahita muvuga ubwo barinda basoza koko tutabeshye njyewe nabareka bagasoza ese wakora icya mbere iki ni igihugu kigendera ku mategeko ntiwakica umuntu wabyumvise ntabwo namwica ariko ntabwo narindira uretse nose waba umubuza n'ubundi batangiye kugira wagenda se wakora iki wategereza bagasoza nabizi nawe mbonye ahita agira isoni nyine nawe ibyo nkubwati wabareka yaba ari uwusoza agasoza yaba atari uwusoza tuvuge ko abantu bose bafatwa bari guca inyuma bazigira ahita yikanga ari n'ukomeza mwana akikorera akazi oya sha nta muntu waba uri kuguca inyuma ngo umufate akomeze nubwo waba ufite umutima ukomeye uhita wikanga gashiduka byonyine nubwo waba uri kubikora n'umugore wawe umuntu agafungura urashiduka ariko mwamwe gutya mama utarabana iyo abikoze ntabwo byitwa guca inyuma byitwa iki kuzenguruka ntabwo ari uguca inyuma icyo gihe uba ukiri mu mahitamo muba muri abasambanire umugabo utarashaka wemera abasambanire ariko si ubundi ni iki cyashyizeho yuko uri kumva kuko ubundi reka nkubaze ikibazo nkakura wa mugani we nawe ukuntu mwakundanye uri kumva
mu kwikundanira mugahita mubana uri kumva kuba bundi kuki abantu bumva gucana yuko inyuma ni umutima w'umuntu kuki abantu bumva yuko kujya ku murenge aribwo ngo abatati musambane atari imwe icyo ni cya kibazo rega cy'ubukene n'ubundi kigaruka kandi uvuze ngo kuko nta muntu rero utifuza gusezerana rega biriya ibintu bishimisha ubuzima bw'umuntu biriya ni ukurangiza umuhango urumva ndetse abantu bajya gusezerana ariko uzi ubundi abantu mu buzima uzarebe nk'ubu ureba wagiye gusezerana na Oruga ubwanyu mutarabanje kwisezeranya wapi umunsi gwa mbere numvise ko nitwa umugabo wa nyawe ni umunsi nari nsoje kurahira rirasezera mu myaka yose nari imaze numvaga ndi umuntu ubana na Oruga isaha n'isaha nabyuka nkubwira ati n'ubundi turakundana igendere nanjye ngende ariko nyiva hariya niho nahise menyera ko abantu bose oya si itegeko hariya nawe uzabyumva rega nujya nyine ni itegeko oya nawe nujya uzabyumva ibindi ndi kukubwira so rero muzabana igihe cyose muzabishakira ntaribe ariko nugera hariya nibwo uzavayo ukavuga ati noneho numvise aho ubugabo bwanjye bushingiye n'umugore yumvise ni nabwo uzamenya ko wa mugore mwabana kumubwira ibyo ushaka cyangwa se nawe akubwira ibyo ashaka ntuzamenyera ko mwabaye umugore n'umugabo nizera ko abantu bose ubundi kariya kantu ni akantu gakomfirima ko nyine ari uwawe ijana ku ijana mwasezeraniye hari wateruye umuntu w'abandi wigoreka ikinyarwanda waramuteruye uko wabyita kose waramuteruye wamutwariye ubuntu ako reba hano ubyaye umwana uramureze umushoye y'ibikiri umuntu araje aramugutwaye nta no kuza kugusaba basi atuye umwana reka mutware nyine umwana wawe baramufashe buretse babizisha agaciro gireka ko ako mabara umbize ko iwanyu umuntu uberega umubyeyi wawe afite akaye gace umubikora ukamushatse uzi ko bazavuga ataguruka kuri ubwo umubyeyi wawe afite akaye gace arakureze reba ukuntu unganye yitubara ibintu byose yagushoye kugira ngo ntabwo twaye gutyo gusa washyize mu n'umugabo arakubaha sibyo nyine n'ibintu akora akavuga ati reka nuba umugore wanjye mwubahishe no hanze uzi ko ushobora ariko akora mama uri kumwe mana ashaka kukubwira ati va kuri ubwo buriri njyamishe wundi mukobwa nawe tubigire ku umugabo ashobora kurwara ugatinya guhamagara iwanyu ngo wenda bakoreze n'umuntu umurwaza none se nyine ubwo baba babizi he watinya ukabwira iwanyu ngo mbana n'umugabo utaragiye kumwereka ntabwo bahaba we yigo barahaba hano mu Rwanda ukabana n'umugabo utarabwiye iwanyu ngo turabana babizi ko mubana mukamarana n'imyaka 10 nta gaciro uba ufite nase nta bantu basezerana ku murenge n'abagore bafitanye n'abana batatu ariko ibyo bakabyita iki guterura cyane ngewe iyo barateruye ntabwo wasezeranye none niyo bagiye mu birori hari ibindi bintu bikorwa bitagakwiye kuba byarakozwe niyo mugiye mu birori hari ibindi bintu byiyongera iyo umukobwa umusabye ujya kwirega so ugenda nyine iyo mu gihuru ukavuga ati si ndi bumujyane wanjye ntabanje kumusaba ariko iyo mwabanye uragenda ukirega kubera ko ubwo ibirori bita byiyongera hazamo kwirega hazamo gusaba haza kandi iyo ugiye nyine kumushaka warireze watwara umukobwa waragiye uvuga ngo iki amana mumbe dusoze tubwire yavuze dusoze ese bavuga ngo ngiye kwiraga bura ntago ndabijyamo biragenda ukavuga ati nitwe dufite umukobwa wanyu urumva turashaka noneho kumubasaba tukamujyana ku mugaragaro ko baragutwaye imibiri kuvuga narinzi kujya tukavuga ngo mumbabarire ntabwo ari wowe ubivuga ni abasaza bagukobye nk'imyaka bakanga umwana wanyu nimugire ikibazo nitwe tumufite noneho turashaka no kubikora ku mugaragaro ndetse bazabihinduye aho ni wahoze kwirega mba bitamugitse n'ubundi ni ukwirega ni uko binyura mu muco wa kinyarwanda bakanga kugenda bavuga ngo mutubabare ariko n'akantu mutubabarire kazamo abana bacu barakubaganye bakora utu tuntu ariko twashakaga gukosora amakosa twakoze noneho mutwemereye mukamuduha icyo gihe bafite n'uburenganzira bwo kuvuga ati noneho mutugarure umwana wacu turamubimye nyine ni uko uwo mukobwa ashobora kubyanga ariko ubundi babivuze ubwo bivuze ngo bagashyiraho iryo tegeko ntimwakwa nimwagira gute na gute usibye ko ugeze amahirwe abasaza bahaguruka ngo dushaka umukobwa wanyu bakamusaba bakagira gute kandi byararangiye umwana agajijwe ko igihe cy'abantu ntabwo ari ukugiye ariko nimugafata umuco wa kinyarwanda ngo mugire ngo ntabwo ari n'ubundi mani abakobwa nitwe kandi dore nk'igiko nemera mama waracyariho na papa wawe mucungu uyu mwana batamuterura ubundi rumva oya ikintu mvuze ko kundi mu ujya mu bukwe
gusaba yapfuye usa n'isugi ko yapayuye arapanutse amasugi arahari utabaza ngo amasugi amasugi turabaninya abantu bavuga gutya n'isugi nka mama uri bintu mukora bakabije ntabwo bibaho abantu mumeze gutya dusoze ko n'ingendo reka dushimire abantu badukurikiye nana we mbega Dusoze ikiganiro nyine. kizaba gisekeje ibintu by'amafaranga umva yabijuka yatinga kuko gusoza byabananiye bayi kuraho imisozi yanyu ngo bayi ikiganiro